APR yarushaga cyane Rayon Sport yabonye uburyo bwo gutsinda igitego cya kabiri ku mupira rurika acomekera Minba nawe awukoraho gato usanga Mugisha Gilbert mu rubuga rw'amahina ariko umusifuzi wo ku ruhande Karangwa Justin agaragaza ko abayemo kurarera. Iminota 25 ya mbere y'umukino Rayon Sport yatagaza imipira myinshi mu kibuga mo hagati. Ku minota 30 APR yatsinze igitego cya kabiri cyinjijwe na Mugisha Gilbert arobye ndikore pasi nyuma ya contre attaque ku mupira wahinduwe na Roneka Jean Bosco. Ishimwe Pierre Marion umuntu amwisitaza aravuga ati ni penalty ariko umusifuzi ati nabyo nabonye iki ni igitego cya APR. Attention nago kigaruka Gilbert Barafido Piora kabiri. Ku minota 35 umutoza wa Rayon Sport Rwaka Claude yakoze impinduka za mbere zihuse. Sulaiman Dafe yasimbuye na Niyonzima Olivier Sefu. Mbere ko igice cya mbere kirangira umusifuzi wa kane yongeye iminota 4 y'inyongera. Ku minota 45 Kevin Muhire yahanye ikosa ryari rikorewe Aziz Basani, umupira ukurwaho na Youssou Diagne usanga Ishimwe Pierre awufata neza. Igice cya mbere cyarangiye APR iyo ikipe ya Rayon Sport ibitego 2-0. Abariyo bumvaga yuko indi minota 45 hari icyo bagombaga gukora. Mu gice cya kabiri Rayon Sport yatangiranye impinduka ya kabiri Rukundo Abdurrahmani asimbura Iragwa Haji. Ku minota 48 APR yabonye uburyo bwo gutsinda igitego cya gatatu ku mupira Denis Omedi yacomekeye mu rubuga rw'amahina ndi kuri yo pasi arasohoka ahutera hanze muri corner. Ku minota 60 Rayon Sport yabonye kufra nziza n'igena Clement akiniye nabi Aziz Basani nyuma y'urubuga rw'amahina. Iryo kosa ryahanwe neza na Rukundo Abdurrahmani, umupira ukurwamo na Ishimwe Pierre mbere yuko akinirwa nabi na Niyonzima Olivier Sefu. Iminota 10 ya nyuma y'umukino yihariwe na Rayon Sport yashakaga kwishyura nibura igitego kimwe ariko bamyugara n'umunyezamu wa APR bakomeza guhagarara neza. Ku minota 86 APR yashoboraga kubona igitego cya gatatu ku ishoti rikomeye ryatuwe na Denis Omedi ari mu nguni y'urubuga rw'amahina. Umunyezamu ndikore pasi umupira ushyira muri koroneri. Umukino warangiye APR itsinze Rayon Sport ibitego 2-0 yegukana igikombe cy'amahoro cya 2025. Byari byishimo bikomeye ku bakunze ikipe ya APR nyuma yo kubwirwa ko bazasohoka bahiswe n'ikipe ya Rayon Sport nyamara bo ngo bashoboye kubyikorera. Ndishimye imyaka yashize ari myinshi kugeza ubu rero hasigaye mo rimwe, imikino isigaye ni ubusa ndagitwara riravamo byose ndabitwara ndabayika ku mugongo. Ahubwo haribazwa ngo nzababasha sibyo nzababasha. Wabanye muri stade umufana yarameze gutya ndayiheka. Ndishimye cyane ariko naje ndurutse Rusizi, naje mvuye muri Zaha mu gitondo. Baravuga ngo tarangatsinanga ibitego by'umutwe gusa. Mwabonye igitego yacenza Remina navuye mu karere ka Kirehe mu murenge wa Gatore nje kuri APR yanjye nahanye ibyishimo. Ejo nka saa moya mu gitondo nasubikanye mu karere ka Kirehe, ni ibyishimo gusa ku mutima pe. Umutoza Darko Novic watwaye igikombe cya kabiri mu ikipe ya APR ati I don't think about my career at all. Just what I think about these guys. Urabizi se ntabwo njya ntekereza kuri kariyeri yanjye. Ikintu cya mbere ntekereza ni bariya abantu, ni bariya abahungu kuko bakwiriye ibyiza, barakora cyane, baba bafite igitutu cyinshi, ibintu byinshi bibagora biba bibari inyuma, haba hari ibibazo byinshi. Urabizi hari ibihuha byinshi bihari. Icyari kimpangayikishije nibyo natekerezaga ndetse n'uburyo kariyeri yanjye yakomeza gutera imbere. Gusa naba ndi muri ikipe cyangwa se ndahandi ye nzakomeza kubona akazi, ariko ngewe nubaha bariya abasore banjye kandi ndishimye kubera bo. Kuva nagera hano bamaze gukina imikino 47, twakinnye umukino wa nyuma muri Sekafa, twakinnye Super Coupe, twakinnye igikombe cy'intwari, none uyu munsi twongeye gukina umukino wa nyuma. Harimo imikino myinshi kandi n'umusaruro mwiza ku giti cyanjye, gusa nubwo abandi bantu bavuga ibitandukanye. Good result from my side. I don't know, people will